Ku cyumweru tariki 22 ukwezi kwa kabiri tugiye gusoma muri Luka ibice 9 turahera ku murongo wa 51 tugere ku murongo wa 62. Isezerano ry'umunsi. Nshuti bakundwa bavandimwe, tubanje kubiseguraho kuko mwari mumaze iminsi mutatwumva cyangwa se mutabona ikiganiro iyobokamana muri gahunda ya dusome Bibiliya, tumenye icyo ijambo ry'Imana ritwigisha n'icyo Umwuka Wera adushakaho. Turi mu minsi y'injyanamuntu, turi mu minsi ikomeye cyane, aho biruhije ko gutandukanya abizera n'abatizera, aho abapagani bo mu rusengero bagwiriye, aho ababi aribo babaye benshi kuruta beza mu nzu y'Imana. Ariko tuzirikane yuko n'ubundi ku munsi wo kuza k'Uwiteka, kugaruka k'Uwiteka azahera mu buturo bwera. Muri Luka ibice 9 ku murongo waho 51, dusome twihuse. Ku murongo wa 51 haranditse ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo Abasamariya bima Yesu icumbi. Ariko tubanze turebe neza ngo uyu munsi turakubwira yuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Tugiye gusoma muri Bibiliya zacu muri Luka ibice 9 turahera ku murongo wa 51, dusome mu izina rya Yesu. Nuko iminsi ye yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, agambirira kujya i Yerusalemu abikomeje cyane. 52, atuma integuza imbere ye, ziragenda zijya mu kirorero cy'Abasamariya kumuteguriza. 53, ariko ntibamwakira kuko yari yerekeye i Yerusalemu. 54, abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, Databuja, urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze? 55, ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo? Kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. 55, dusubire mu bavandimwe, haranditse ngo, ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo? Kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Nuko bajya mu kindi kirorero. Ese nshuti muvandimwe, umwuka ukurimo urawuzi? Aho ntiwitiranya umwuka ukurimo n'umwuka w'ubugambanyi. Aho ntiwitiranya umwuka ukurimo n'umwuka w'ubusambanyi. Aho ntiwitiranya umwuka ukurimo n'umwuka w'ubutinganyi. Aho ntiwitiranya umwuka ukurimo n'umwuka wo guharabika. Umwuka ukurimo urawuzi? Ese ntimuzi umwuka ubarimo? Inzira iva i Galilaya, dusobanukirwe neza. Inzira iva i Galilaya ijya i Yerusalemu yanyuraga i Samariya, kandi hari urugendo rw'iminsi 3 rw'amaguru. Ubwanzi karande bwari hagati y'Abayuda n'Abasamariya bwatumaga banga gucumbikira Abayuda. Aya magambo turasanga muri Mariko ibice 3, Mariko ibice 3 ku murongo waho Mariko, dusome muri Mariko ibice 3 ku murongo wa 17.
Mariko ibice 3 ku murongo wa 17 handitse ngo na Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se wa Yakobo nabo abita Bowanerija bisobanura ngo abita Bowanerija bisobanura ngo abana b'inkuba. Mariko ibice 3 umurongo wa 17 twavuga iki? Ni Mariko ibice 3 handitse ngo na Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene wa Yakobo nabo abita Bowanerije risobanurwa ngo abana b'inkuba. Ni Mariko dukomeje. Yakobo na Yohana bari bazwi nk'abana b'inkuba, nibyo. Dukomeje kandi umwuka ubarimo ni umwuka wo kurimbura no guhutiraho utandukanye n'umwuka w'imbabazi no kwihangana wari muri Yesu. Dusubiremo neza, umwuka ubarimo ni umwuka wo kurimbura no guhutiraho utandukanye n'umwuka w'imbabazi no kwihangana wari muri Yesu. Aya magambo twasanze muri Luka ibice 9 ku murongo wa 54 na 55, niho twasanze n'ababaza ngo ese ntimuzi umwuka ubarimo wari wo? Imana yaduhaye ubushobozi n'uburenganzira bwo guhitamo icyo dukora hagati y'icyiza n'ikibi. Aya magambo murayumva neza cyane. Imana yaduhaye ubushobozi bwo guhitamo icyo dukora hagati y'icyiza n'ikibi. Nawe ufite uburenganzira bwo guhitamo icyo ushaka. Hari abahisemo ibyiza, hari abahisemo ibibi, hari abahisemo kuba abatinganyi, hari abahisemo kuba indaya, hari abahisemo kuba abajura, abaryi ba ruswa, abasenya ingo z'abandi, kandi bose bakabarizwa mu nsengero, bakabarizwa mu misigiti, bakabarizwa mu makanisa atandukanye. Abo bose bagiye bahita mu bushake bwabo. Uri umushoferi, uri umunyonzi, uri umumotari, uri umuyede, uri umufundi, uri umushomeri, uri umuyobozi, uri umucuruzi, uri umuririmbyi, mbese buri kimwe wakora cyose ufite icyo wahisemo cyiza cyangwa kibi. Ibyo ni ubushake bwawe. Imana yaduhaye guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Muri iki gitondo turakwinginze kugira ngo ugenzure neza, ese aho uri he? Benshi turi ku masosho media, turi online, ariko ubu butumwa naho bukugereho. Benshi turarimbutse. Nyamara turimbutse kubera kutize, turimbutse kubera ko tutabwiwe, ahubwo turimbutse kubera amahitamo yacu. Genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Dusome muri Luka ibice 9 ku murongo waho wa 60, ariko turahera kuri 57. Umutwe w'amagambo waho uravuga ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye. Muraje mwumve bene data, gukurikira Yesu ntibyoroshye. Gukurikira Yesu ntibyoroshye. Bakiri mu nzira, umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari,
ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Maze abwira undi muntu ati nkurikira. Nawe ati databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Uyu murongo mwumve neza, 59 tubwiye ngo iki? Yesu yabwiye umuntu aramubwira ati Yesu yabwiye umuntu aramubwira ngo nkurikira. Umuntu narangije amusubiza ati databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Uyu ni umuntu wari wagize ibyago, birashoboka ko uyu muntu yari yabuze se, ariko baka kanya wowe Yesu aravuga ngo nkurikira, ugahita wibuka ko mu nzu ntacyo kurya kirimo, ugahita wibuka ko abana ntacyo kurya bafite, ugahita wibuka ko ufite divorce ugiye kujya gusinya, ugahita wibuka ko ufite ibintu uri gucuruza byenda gupfa, ugahita umubwira ati reka mbanze njye gucuruza inyanya zanjye n'intoryi ndetse n'ibyo nari naranguye ibindi bitapfa ndaze nyuma. Umva uko Yesu yamusubije. Yesu ati reka abapfu bihambire abapfu babo, ariko wehoho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Umurongo wa 60 Yesu atubwiye gutya. Yesu aramubwira ngo reka abapfuye bihambire abapfuye babo, ariko wehoho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Umva icyo Yesu agusaba. Ibyo urimo bireke, reka ba nyirabyo babikore. Nimba aguhamagaye genda umukorere, ubwiriza abantu. Ariko abenshi twashyizemo ubwenge, nyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake iby'ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza nyongera. Ku murongo wa 61 handitse nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera kuba iwanjye. Umva undi muntu wiyumve, wumva ibyo turimo. Undi muntu yaramubwiye ngo reka ndagukurikira aho ujya hose, ariko reka mbanze njye gusezera kuri sheri wanjye Sevanati dore irageze, reka mbanze njye gusezera ku musore twakundanaga, reka mbanze njye gusezera ku mukobwa twakundanaga, reka mbanze njye gusezera ku mugore nakundaga w'abandi kuko nasanze ari mwiza. Reka mbanze ibyo bintu byo kubanza ngo reka mbanze njye turi kora akantu ka reka mbanze njye gusezera. Muribuka ko abagabo benshi, mu ngo nyinshi buriya abana bavuka bwa mbere, ntago ku bantu bakoze ubukwe habayemo akantu ko kubanza kujya gusezera. Abantu bagiye gusezera murabizi ko abenshi mwagiye muri urwo rugo urimo, harimo abenshi bajyana inda z'abantu basezeye. Abantu bafite imico yo kubanza kujya gusezera. Niyo mpamvu uba ufite ubukwe ukavuga ngo reka mbanze nsezere ngo ku nshuti zanjye. Ese aho hantu ugiye gusezera, hari abantu bagiye bajya gusezera bakahavana sida, hari abajya gusezera bakazana inda, hari abajya gusezera ubukwe bwabo bugapfa. Gusezera nta cyiza kirimo, gusezera uba usubiye inyuma. Nimba ufashe isuka wireba inyuma, kuko iyo urebye inyuma nta mubyizi usarura. Umva uko Yesu yababwiye. Ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Yewe wowe usubiye inyuma, wowe ugiye gusezera, ntabwo ukwiye kuzicara. Ubwo se urumva wakicara ahantu Eliya na Enoki bazaba bicaye? Urumva wakicara ahantu Yohana yaba yicaye?
urumva uzaba wicaye mu ijuru waragiye gusezera ubizi neza ko uwo mwana mu bana batatu ufite, umwana wa mbere yaje ari uwa ntuza w'umucuruzi wagiye gusezera, yaje ari uwa ntuza w'umunyonzi wagiye gusezera, yaje ari uwa ntuza w'umumotari wagiye gusezera, yaje ari uwa babandi mwagiye gusezera, kandi ukaba wicara nabo ukibatekereza, uracyasubiza ubwonko inyuma, uracyasubiza ibitekerezo inyuma, ugasanga ukwiriye kubanza gusubirayo. Ufite umugabo wawe, ufite umugore wawe, ariko ntunyuzwe nawe, uhora usubira aho wabanje mbere, babandi mwabanaga mu myaka 17, 18, uhora usubira inyuma. Umugabo wawe akaba azi ngo, cyangwa umugore wawe akaba azi ngo wagiye mu kazi, nyamara wagiye mu bindi, ntawe utandukana n'uyu muhinzi wafashe isuka akareba inyuma, nawe nta mubyizi, nawe nta mubyizi ntawo. Kubemeye gukurikira Yesu hari ibintu by'ingenzi bakwiriye kumenya. Icya mbere tugiye kureba kubemeye gukurikira Yesu ibintu bakwiriye kumenya. Icya mbere nta nyungu n'ubutunzi biri mu by'isi birambirijeho. Urumva icya mbere, nta nyungu n'ubutunzi biri mu by'isi birambirijeho. Twabibonye ku murongo aho wa 58. Muri icya kabiri, nta kubanza gukemura ibibazo by'umuryango kuko umurimo w'umwami urihutirwa. Aya magambo yo turasanga muri Samweli wa mbere umurongo wa 21, Samweli wa mbere ibice 21 ku murongo wawo wa 9. Niho ahantu dusanga ngo muri Samweli wa mbere, tugende turebe haravuga ngo ki. Samweli wa mbere haratubwiye ngo ku bice 21 ku murongo waho, Samweli wa mbere ibice 21 ku murongo waho wa 9 haratubwiye ngo, maze Dawidi abaza Ahimeleki ati, mbese nta cumu wagira hano cyangwa inkota? Nta nkota yanjye nazanye cyangwa intwaro, kuko umurimo w'umwami ari uwikubagahu. Mwumvishe neza ngo kuko umurimo w'umwami ari uwikubagahu. Uwo ni Dawidi wabazaga Ahimeleki, amubaza ati niba nta nkota cyangwa icumu yamurusha, kuko Dawidi yo ntabyo yari yitwaje, yaje yihuta. Aramubwira ngo umurimo w'umwami ni ikubagahu, umurimo w'umwami urihutirwa. Hari abantu Uwiteka ari guhamagara akatubura. Uwiteka arimo araduhamagara agasanga twibereye mu dusobanuye, twibereye kuri TikTok na Facebook na Instagram, kandi aho ngaho turi hose ntabwo turi kuvuga iby'ubwami bw'Imana, ahubwo n'ababivuga turimo turabashoraho amatiku. Abari kubivuga turimo turabarwanya mu izina rya Yesu n'umudayimoni agukurwemo mu izina rya Yesu. Uyu munsi Uwiteka tubohore. Reka twihute twirebere ikintu cya gatatu umuntu ukurikiye Yesu akwiriye kumenya. Ikintu cya gatatu akwiriye kumenya: gukora umurimo w'Imana ni ukumaramaza. Ubutumwa bwiza bukakurutira ibindi byose. Twabibonye muri Luka ibice 9 ku murongo waho wa 62. Aya magambo niho twayasanze, ku murongo wa 62 twayabonye dusoza. Ikibazo tugiye kubaza: ese mu mibereho yacu ibyo Yesu ashyira imbere nibyo natwe duha umwanya wa mbere? Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ku bice 4, Timoteyo wa kabiri ibice 4
Timoteyo wa kabiri ibice bine turebe ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo wa gatanu. Timoteyo wa kabiri ibice bine turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatanu. Haranditse ngo ndagutongerera, ku murongo waho wa mbere mu Timoteyo ibice bine ku murongo waho wa mbere haranditse ngo ndagutongerera mu maso y'Imana, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no ku kitagukwiriye, uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Amagambo murayumvishe, bibaye byiza twasubiramo. Umurongo wa mbere muri Timoteyo wa kabiri ibice bine haranditse ngo ndagutongerera mu maso y'Imana iteka, mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye. Wowe unkurikiye, wowe uri twumve, wowe uzatwumva aho uri hose, ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Data mwiza, turakwinginze kandi turagutakambiye, turagushimiye, turaguhimbaje, uduhe gukora ndetse twumvisha amagambo menshi, twumvisha ijambo ryawe, dutsinzwe n'umutima, dutsinzwe n'urubanza. Turakwinginze kugira ngo turinde, tubohore mu izina rya Yesu. Uduhe kuba ab'igiciro imbere yawe, uduhe kukubonera umwanya, udukuremo amacakubiri, uturinde kuyoba, uturinde gusubira inyuma, uturinde kwigumimiriza mu byo turimo, ahubwo uduhe kuba mu ijambo ryawe, uturindire tubabare kugenda mu bigare, tubabare gukunda ibitunezeza, uduhe Data mwiza imbaraga zo gukunda ijambo ryawe. Ni mu izina ryawe nsenze nizeye, kandi ndakwinginze kugira ngo abarwayi baba bari hagati ubakize, imfubyi n'abapfakazi ubafashe, kubera ko ari wowe se imfubyi ukaba n'umugabo w'abapfakazi. Abashomeri uduhe imirimo, kandi nunayiduha uduhe imigisha, uhe imigisha imirimo y'amaboko yacu, turinde ubunebwe,
mu izina rya Yesu turinde kuba abanyabute. Kandi data mwiza, dusabe umugisha buri wese ugira icyo akora ku bw'aba bana, ku bw'abaja n'abagaragu bawe mu izina rya Yesu. Data mwiza, buri kiganza cyose kiramburira kugirira neza abantu bawe, ujye ugiha umugisha, ujye usubiza aho bakuye, kandi n'abadafite uwo mutima nawe ujye ubabarira mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Turasoreza mu ndirimbo, iki cyigisho turagisoreza mu ndirimbo z'agakiza. Ni indirimbo ya 28 mu ndirimbo z'agakiza, indirimbo ya 28 mu ndirimbo y'agakiza. Niba ntacyo bibatwaye mwaza kuyirimba. Turaririmbana indirimbo ya 28 iravuga ngo twarabatuwe rwose, twarabatuwe mu mwami Yesu Kristo. Turirimbana indirimbo ya 28 mu izina rya Yesu Kristo. Twarabatuwe rwose rwose n'umwami wacu Yesu, twigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye, twihanganire byose guhe. Cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire imbere, dushimire ihora. Kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire imbere, dushimire ihora. Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi menshi, amazi y'ubugingo twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro, mu gihe tuzakigeramo, tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzazererwa igihugu yadusezeranije. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu
yadusezeranije. Yari mwene so mwari kumwe kuri social media cyangwa se ku mbuga zacu dukoresha hano ku muyoboro wa YouTube twitwa Blessing Hope Rwanda TV cyangwa se BHL TV Rwanda nk'uko mubyumva cyangwa se mubibona. Kuri TikTok twitwa Mr. Nkawe ubwawe, umuhungu wana nawe ba. Kuri Facebook twitwa Mugisha Olivier Mukiriza ubutumwa. Izo ni imbuga tuba dukoresha. Ukeneye kugira inama cyangwa se igitekerezo duha cyangwa se inyunganizi, telefone ni 0782629686 0782629686. Iyo nimero iboneka no kuri WhatsApp ndetse ikanahamagarwa. Mugira amahoro ya Kristo, musigarana amahoro y'Imana, mugendana n'ubuntu bwe, kandi mwirinde guhindukira ngo murebe inyuma, ahubwo mukomeze icyo mufite, mukomeze inzira mwatangiye. Uko Uwiteka yaguhamagaye ugenda uko. Nawe ukiri mu byaha turakwingingira kuva muri ibyo byaha. Kuva mu byaha niko kujijuka, kandi kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ni mu izina rya Yesu n'umwana wayo, ni mu izina rya Yesu Kristo basabiye nizeye. Amahoro, imigisha, gutunga no gutunganirwa, ndetse no kugira amafaranga muri byose, ndetse no icyubahiro no gukiranuka, ndetse no gukizwa, byose bibe muri mwebwe bigwiriye none n'iteka ryose. Amen.